Do you think like to bring him US? Oh, 100%. Yeah, he will be in the Okay. U.S. When, we don't know. Okay. But it'll be soon. What are Gorilla? Oh, Gorilla. Gorilla ingagi? Disability is not inability. Ayo niyo magambo Kagarara agiye agaragara ari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko kuba ufite ubumuga bitavuze ko udashoboye. Kugeza ubu tuvugana, Kagarara yamaze gufata idarapo ry'u Rwanda arigeza ku rwego mpuzamahanga. Ibi byatangiye benshi babifata nk'imikino babona nta kintu bizamugezaho, ubwo Kagarara yumvaga ko Ashton Hall agiye gutangira uruzinduko muri Afurika akagenda asura ibihugu bigiye bitandukanye harimo Ghana, Nigeria, Benin ndetse n'ibindi. Ibi benshi babifataga nka siporo zisanzwe, ariko icyari siporo zisanzwe cyaje guhinduka ikintu kizamuhindurira amateka ndetse atazigera yibagirwa mu buzima bwe. Kwigirira icyizere kidafite aho gishingiye, gukora ibintu nawe atazi neza icyo bizamugezaho kandi akabikorana umuhate mwinshi. Ese kuba Kagarara yarahuye na Ashton Hall bizahindura iki mu buzima bwe? Ahubwo se kuba yarahuye na Ashton Hall bizafasha icyo urwatubyaye? Tekereza ko ubu tuvugana Ashton Hall, Indian Ashton Hall ndetse na Ashton Small bose bamaze gusesekara i Kanombe ku kibuga cy'indege baje gusura u Rwanda ngo barebeho Ashton Small akomoka cyangwa se Kagarara. Oya nako reka mvuge uwiringiye Imana kugira ngo n'abanyacyaro bumve uwo ndi kuvuga. Mu minsi yashize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hari hamaze igihe hari kuvugwa inkuru z'uko Kagarara agiye guhura na Ashton Hall, ndetse baza guhurira muri Ghana bagenda bafatanyiriza hamwe uruzinduko Ashton Hall yari ari kugirira muri Afurika, yaba muri Ghana, yaba muri Nigeria ndetse na Benin. Mu by'ukuri ntabwo Ashton Hall yari afite muri gahunda kuzasura u Rwanda, ariko kubera Kagarara byatumye ahindura mindset cyangwa se ibyo yatekerezaga, yiyemeza gusura u Rwanda nubwo bitari biri muri gahunda yari afite. Ku munsi w'ejo isaha y'isa 8 nibwo Kagarara yateguje abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi kumwitegura ko agiye kugarukana mu Rwanda na Ashton Hall, Indian Ashton Hall ndetse nawe Ashton Small. Akababwira ko nk'uko muri Ghana bahageze bagasanga babiteguye, muri Benin bagasanga babiteguye ndetse no muri Nigeria bagasanga imyiteguro ari yose, no mu Rwanda bagomba kwitegura kugira ngo batazabanyuzamo ijisho. Nyuma y'uko Aisho Speed asuye u Rwanda agahura na Kagarara, noneho Kagarara we yizaniye Ashton Hall, Indian Ashton Hall, bose bari kumwe n'uwo bita Ashton Small, bose basesekare mu gihugu cy'u Rwanda babashe gusura ahantu nyaburanga hagiye hatandukanye. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu saa 7 z'ijoro nibwo Indian Ashton Hall ndetse na Ashton Small cyangwa se Kagarara baraye basesekaye ku kibuga cy'indege Kanombe. Ibi navuga ko byari ibirori kuko basanze itangazamakuru ribiteguye, yewe rwose batitaye ko amasaha yarakoze, bakoze interview karahava. Nibwo abanyamakuru baboneyeho kubaza Ashton Hall ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, harimo nko kumubaza bati niki kintu wishimiye kuba wageze mu Rwanda, akababwira ko ikintu cya mbere yishimiye ari ukubona Ashton Small. Ikindi kandi akababwira ko yishimiye gusura umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ndetse nk'uko yabwiwe ko u Rwanda ari igihugu cy'imisozi igihumbi, hari ibikorwa byinshi nyaburanga harimo n'ibirunga biherereye i Musanze, agomba kuzaza gusura ibirunga akareba ingagi ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba gukora entertainment n'abanyarwanda bagakora sport, byose bizagenda bishyira u Rwanda nk'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Navuga ko i Kanombe ibintu byari bishyushye hagati ya Kagarara, Ashton Hall ndetse na Indian Ashton Hall. Bamaze nk'amasaha 2 bari gukora ikiganiro n'itangazamakuru, wabonaga ko abanyamakuru batari bishimiye kuba batandukana na Ashton Hall, Indian Ashton Hall ndetse na Ashton Small. Gusa Ashton Hall we ntabwo yifuzaga kuva uruhande rwa Ashton Small, wabonaga ko ikintu cyari kimushimishije kandi kinamushishikaje ari ukuba ari kumwe na Kagarara iruhande rwe, kandi anatewe n'ishema cyane no kuba ageze mu gihugu cy'u Rwanda akareba aho Kagarara akomoka, ndetse akaba agiye kwereka isi yose aho uyu musitari Kagarara cyangwa se Ashton Small yavukiye cyangwa se aho akomoka. Nanone kandi sinabura kubabwira ko Ashton Hall yaboneyeho kubwira Kagarara ko agiye kumushakira visa akamujyana muri Amerika bakajya bafatanya gukora ibikorwa bye bya buri munsi. Benshi mu itangazamakuru bavuga ko ibyo ngibyo nibiramuka bibaye nk'uko Ashton Hall yabivuze, ushatse wavuga ko ubuzima bwa Kagarara buzaba buhindutse, kuzongera gufata Kagarara nk'umuntu usanzwe uri hafi aha ngaha, ibyo ngibyo bizaba bishyizweho iherezo. Tekereza ko Ashton Hall umuntu wese wahuye akamwishimira, amuha imodoka igura hafi miliyari y'amanyarwanda, kandi agakomeza no gukurikirana iby'uwo muntu kugira ngo ajye akomeza kugenda amufasha, azajya agenda akenera ubujyanama cyangwa se ubufasha. None tekereza ko Ashton Hall yamaze gutangariza abatuye isi bose ko ibikorwa bye byose yajyaga akunda gukorera ku mbuga nkoranyambaga agiye kujya bikorana na Ashton Small. Ntabwo bisanzwe. Tekereza Ashton Small asigaye atuye muri Amerika, abyuka akora siporo, asiganwa n'indege nk'ibyo mujya mubona Ashton Hall akora. Ibyo byose nk'uko Kagarara yajya abikora byajya bijyanirana no gushyira idarapo ry'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, ndetse no gukomeza kwerekana ko disability atari inability nk'uko Kagarara akunda kubivuga muri interviews nyinshi akunda gutanga. Ubu
tuvugana ntabwo haramenyekana neza aho Kagarara cyangwa se Ashton Small ndetse na Ashton Hall bagomba kuza gutangirira uruzinduko rwabo, gusa hamwe mu hari gutekerezwaho ni mu birunga bakajya kureba ingagi, ahandi ni ukuzenguruka muri Kigali bagenda bakora siporo zigiye zitandukanye, aho bagomba guhura n'abastari bakomeye hano mu Rwanda bakagenda babasha kwiyerekana, bagakomeza no gushyira idarapo ry'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga cyangwa se n'isi yose. Hoya ntacyo ndavuga kuko kugeza ubu tuvugana Kagarara yamaze gutangaza ko yabonye viza izamujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Ashton Hall yamaze kwemeza neza ko azashakira Kagarara kazajya akora ka buri munsi, kazajya kamuha amafaranga yari asanzwe akorera hano mu Rwanda. Ibyo byose bizajya bijyanirana na content creation ya Ashton Hall, Indian Ashton Hall ndetse na Ashton Small. Tekereza nawe ubufatanye bw'abagabo uko ari batatu kandi bugasiga bushyize amadarapo y'ibihugu uko ari bitatu ku rwego mpuzamahanga, yaba u Rwanda, Ubuhinde ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi zo ziri ku rwego mpuzamahanga. Reka noneho turebe icyo uruzinduko rwa Kagarara ndetse na Ashton Hall ndetse na Indian Ashton Hall icyo rugiye gufasha urubyiruko nyarwanda cyangwa se igihugu muri rusange. Ni ukuvuga ngo byo byonyine kuba Ashton Hall yakandagiye mu Rwanda byo byonyine birahagije kugira ngo igihugu gitangire kwinjiza amadovize. Ikindi kandi uko ni ukwamamaza u Rwanda, kuko niba Ashton Hall akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 10 ku rubuga rwa Instagram, ni ukuvuga ngo bose bakurikiranye ibikorwa bya Ashton Hall. Si ibyo gusa kuko bishobora kurangira Ashton Hall agize ibikorwa akorera hano mu Rwanda, ibyo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku iterambere ry'igihugu ndetse bigatanga n'akazi. Kuba Ashton Hall ndetse na Ashton Small bashobora kuza hano i Musanze bakajya gusura ingagi mu birunga, nacyo ni ikintu gikomeye kuko ibyo bijyanirana no kwamamaza ubukerarugendo bwo mu Rwanda. Isi yose ikamenya ko u Rwanda nubwo ari igihugu gitoya ariko rufite ibintu byinshi bishobora kubakurura ndetse bakaba bajya kubireba kandi bakishima bakanezerwa. Ibyo nibyo bita attract tourist ndetse na advertisement cyangwa se kwamamaza u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se ku ruhando rw'isi. Mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro. Niba ugejeje kuri uyu munota ukidukurikiye, making sure ko wakoze subscribe, like, share ndetse na comment, byose ni ingenzi cyane kugira ngo ukomeze gufasha iyi video kugera ku bantu benshi. Turakomeza kugenda turushaho kubakurikirana amakuru, tumenya aho ibintu bigeze, tugende tuyabahera ku murongo.